Inzira abona baraza kumubona mwiza muri Rayon Sport ngo n'umutoza ahita mubanzamo umutoza rwaga ati mwihutisha ibijyanye no gusinyisha Paveri ze kuza kumubanzamo ko ne muzamu mbona wakemura ikibazo kizamu muri Rayon Sport kandi namenye kuri Sport ariko ntabwo ari photo signing bari fotozanyije bisanzwe gusa abantu baravuga ati yarasinye cyangwa ni kwa kundi nyina aba sportif bahura ariko ira foto si yo mu muhanda si y'ahantu abantu bafatira ka cyayi ngo ni mu isoko cyangwa igurura bona bora mufashe selfie kwera ko mwashaka kwifotoza nundi bona ko ni foto yafotowe ahantu babumvikaniye ko bagomba guhurira. Yego kandi ikindi abantu bamenye no kira foto atari yo ku munsi w'ejo ira foto imaze iminsi yafashe rwose nko mu cyumweru gishize ubwo ni igihe ibiganiro byarimo hagati ya Rayon Sport ndetse na Paveri Nzira uyu muzamu ukomoka mu gihugu cya Congo Brazzaville wakiniraga ikipe ya APR ariko asoje amasezerano baramurekura banamushimira nawe rero ntiyataha abantu barabizi ko mu mikino ya Esperance Football Tournament yararimo ndetse tunamubaza niba azaguma gukina mu Rwanda yabihamije ko azakomeza gukina i Kigali ubwo igikurikiyeho no kumenya ngo se ikipe yaravuze azakinamo yari yihe ngiye nko kubwanya natekerezaga nka za Gorira na za Gasogi ariko wenda yarafite ibiganiro yagiranye n'ikipe ya Rayon Sport umuntu yavuga ko rero ibiganiro yagiranaga na Rayon Sport Ruvuyanga ku munsi w'ejo aribwo byashyizweho akadomo kubera ko ibyo yifuzaga n'ibyo Rayon Sport yamuhaga harimo gapuno baza kwihurizaho Paveri Nzira arayemera ariko Paveri ikintu kiri gutuma tereka ngo muri Rayon Sport ni kimwe bavuga ngo bamaze kumvikana byose baramuha installation amafaranga y'umushahara zahembwa recruitment baraza kumuha ndetse n'imyaka arasinya ibyo bintu byose babyumvikanye nta kibazo kirimo ariko Paveri aravuga ngo ndasinya cyangwa se murantangaza ariko amafaranga twumvikanye muyama yose imbumbe nyafite cash in hand aba bakinnyi ntawe ugisinya dahaho amafaranga aravuga ati ibyo bya Leode iri mushaka mujye gufata inguzanyo muri banki ibyo kumwe ngo rero bari bambuye ati Leode rekivemo wewe wasinye tunakupresente mu bakinnyi noneho Leode nivamo amafaranga tuzadepoza kuri konti yawe ati mbaye imyaka 2 hano ndabaza aravuga ati amavuta y'umugabo namuraye he ku munwa ni kumunwa watanye gutekereza weekend ku munwa ariko arundi mugabo urimo ku munwa nagacupa yani icupa ry'umugabo icupa ry'umugabo rero muraye ku munwa ubwo navuga amavuta muraye ku mubiri babera ashaka murara ku mubiri ariko yena muraye ku mubiri nako gacupa agashira ku munwa yego ubwo ikintu kiri gutuma rero adasinya nuko bataramuha amafaranga yose ya recruitment yose ko yakabaye kuko ntabwo ashaka n'igice arashaka yose ya recruitment ba deposit kuri konti ye na wahita asinya ubwo ikiri kutishwa rero muri aka kanya no kugira ngo aya mafaranga yaboneke kuna bari bagenda bikorakoramo muri amatsinda yabo bagiye bigabanyamo amafamiye uyu munsi araza no gushimirwa ya mafamiye bari gushaka rero uburyo bayamwishyura kugira ngo aze kugaragara muri Rayon Day ubwo bigenze neza amafaranga akaboneka Paveri Nzira abona baraza kumubona mwiza muri Rayon Sport ngo n'umutoza ahita mubanzamo umutoza rwaga ati mwihutisha ibijyanye no gusinyisha Paveri ze kuza kumubanzamo ko ne muzamu mbona wakemura ikibazo kizamu muri Rayon Sport kandi namenye kuri Paveri Nzira naganiriye n'umuntu baganiriwe ku giti cye ngo nashaka sezita azajya kino match za Peri gusa ukuntu APR yamusezereye atari performance yagize mbi mu kibuga ukuntu yatandukanye nayo ngo nashaka azajya kina match za derby gusa ngo Rayon Sport kuri derby izajya itegura 70% akandi naka Paveri Nzira ngo niba abantu barabonye uburyo Ruvumbu yiteguriraga derby uri nabyo Paveri Nzira azaba ari gukora muri no Rayon Sport muri no saison igiye kuza ngo ukuntu APR yamwirukanye igomba kuzabyishyura cyane kuri derby bo niho hana azajya agaragarira Paveri Nzira Paveri mwiza mu Rayon Sport bari gukina na APR icyo nakunze ni kimwe Rayon Sport abantu bagiye bakomeza kubihengeka kuyatengwa si uyu munsi ntiyagerageje umwana yive agashaka umuhekesha umutwaro umuremereye ukabona uyu murundi Patient nawe twaramubonye uwari we yahanganaga na Kadimu Diaye nawe wabonaga dahozaho ahubwo ngiye cyo nifuza ari kimwe Rayon Sport yemereye itanga ibitambo wenda navuga ngo mu kwemera kugira ibyo bigomwa bagabanye n'uyu mubare w'abazamu nekereza ko ari umwanya wo kuvuga ngo ese ndagumana hagati ya Kuyatena ndi kuriyo niba ari kuyatwaguma Patient w'ingaranga arasubira mu magajo ajya sinza ariko Rayon Sport ibikoreho ariko n'abasore mu magajo ntiyabanzamo urumva aho biragoye cyane rero icyo kintu Rayon Sport kugikora ikazana umuzamu wizewe mu mikino nyafrika uzakina muri champion ushaka gutwara umuzamu namenyereye champion biba ari sawa cyane yego ngayo rero nguko tubwiye